Ndacyayisenga Josiane ndi umunyamakuru wa Smart Radio ndetse na Smart TV, ni radio ivugira hano muri Fadalamon Kabuga TSS. Tugiye kugirana rero ikiganiro, ni ikiganiro ngaruka mwaka, ikiganiro cyitwa makuru ki muri industrial attachment cyangwa se makuru ki mwimenyereza mwuga, aho tugirana ibiganiro bitandukanye n'abanyeshuri baba bavuye mu hanze mwimenyereza mwuga muri industrial attachment, bavuye mu makampani atandukanye mu kwimenyereza umwuga biga kuko baba bazakora no hanze. Murakoze. Intego yanjye no kugera ahashoboka muri photography, creating my own creative skills. Intego zanjye nizo kuzikorera, creating my own business, not working for others. Hi. Amazina yanjye nitwa Iraguha Geraldine, mwari muzi ko abafotogarafa ari abahungu gusa n'abakobwa babishobora, ushobora kugera kure hashoboka. Murakoze cyane. Nk'uko mubimenyereye, amazina yanjye nitwa Josiane Ndacyayisenga, umunyamakuru wa Smart Radio na Smart TV ivugira hano muri Fadalamon Kabuga TSS. Ubu rero tugiye kugirana ikiganiro n'abanyeshuri bavuye muri industrial attachment biga mu rwego rwa gatanu level 5 mu matrade agiye atandukanye. Bagiye kutwibwira duhereye iburyo bwanjye, ibumoso bwanjye nako hari umusore agiye gutangira atwibwira. Murakoze. Amazina yanjye ni Gakire Cedric, niga level 5 multimedia. Murakoze, nitwa Blaise Anita, niga level 5 business service. Murakoze, nitwa Batamuriza Jovina, niga business and service. Murakoze, nitwa Ezebeze, niga mathematics. Murakoze, nitwa Jovina, niga level 5. Nitwa Uwuruzi, niga level 5. Barakoze cyane bose, ngira ngo mwabumvise, murabona ko ari abasore n'inkumi bameze neza cyane, bavuye mu mwimenyereza mwuga cyangwa se stage. Tugiye kugenda rero tuganira, tugiye kugirana ikiganiro nyine kirambuye kugira ngo turusheho gusobanukirwa industrial attachment n'iki, ese ikorwa ite, murasobanukirwa cyane. Tugiye kugirana ikiganiro kimeze neza cyane. Nk'uko n'ubu twatangiye duhereye ibumoso bwanjye, nigiye gutangira mubwira abadukurikiye ese ubundi industrial attachment ni iki. Hari umuntu uri kuyumva ariko atayizi, mugiye kubamara amatsiko mubabwire icyo ari cyo. Twatangiye. Murakoze. Industrial attachment ni porogaramu nyine yashyiriweho abanyeshuri cyane cyane kugira ngo ibafashe mu kwimenyereza nyine ibijyanye n'ibyo biga, kugira ngo babe nyine urugero rwiza rw'abakozi nyine bakenewe hanze isoko ry'umurimo. Murakoze. Industrial attachment ni igikorwa cyashyiriweho abanyeshuri biga muri RTP kugira ngo kibafashe kwimenyereza ibyo biga, bamenye ibyo biga mu ishuri n'ibyo mu buzima bwo hanze. Industrial attachment imenyereza mwuga umunyeshuri nyine akora bitewe n'ibyo yize kugira ngo nyine arusheho kongera ubumenyi. Ni igihe nyine abanyeshuri bafatanya kugira ngo bimenyereze ubumenyi nyine bigaga mu mashuri, nibura mu mashuri nabo bagerageza kugera hanze nabo bamenye ko babikora nyine mu rugero, bibafasha nyine kugira ngo nibanasoza bazasoza bafite ubumenyi bushimishije ku buryo bwafasha kugera ku isoko ry'umurimo bameze neza. Murakoze. Industrial attachment biba bifasha umunyeshuri kwimenyereza no kurushaho kumenya ibyo akora, ndetse byanamufasha n'igihe azaba yasoje cyangwa se Murakoze. Nanjye uko numva industrial attachment abenshi bakunda kuvuga ni na stage. Bifasha umunyeshuri cyane kuko ari ku ishuri baba bamwigisha ariko batabishyira mu bikorwa, ariko nk'iyo bageze hanze bagahura na porogaramu yashyizeho leta ifasha abanyeshuri kwimenyereza umwuga, birabafasha cyane kuko hari byinshi babonera hanze batabonera ku ishuri.
murakoze cyane kudusobanurira icyo industrial attachment kuri mwebwe nyine bivuze uko muyumva. Tugiye gukomeza rero tuganira cyane ku kamaro kayo. Ese mubona ni akahe kamaro bifitiye haba kuri mwebwe ndetse no ku gihugu muri rusange? Ni akahe kamaro ka industrial attachment? Njye mbyumva umumaro ukomeye cyane wa industrial attachment n'ubundi ni ubufasha bukomeye ku barimu ndetse no kuri RTB n'ubundi itanga amasomo. Ni ubufasha nyine bukomeye iha abarimu kuko irisapotinga n'ubundi bwa bumenyi dukura ku ishuri. Ikindi kintu navuga kuri kamaro kayo ni uburyo bwiza nyine bwo guhura n'ibintu bishyashya, bungukiramo ibintu byinshi nyine. Akenshi ntabwo twiga ibintu byose ngo tubibone ku ishuri, ariko hari ibyinshi tubona ku ishuri ibyo tubona rero muri ya stage tukabisapota. bifasha nyine umunyeshuri kumenya uko azitwara nagera mu kazi runaka yagiyemo, uko azitwara n'uko azabana n'abantu bakorana. Ikindi industrial attachment nyine bifasha umunyeshuri kumenya neza ibyo yiga cyangwa bikamusapotinga nyine mu byo akora ku ishuri cyangwa hanze nyine bitewe n'ibyo yize. Stage ifasha umunyeshuri kuzabona nyine ahera asoje amashuri asaba akazi. stage cya mbere kigufasha nyine kwimenyereza umwuga wo gukora, ikindi noneho ikagufasha no kumenya uburyo hano hanze nyine ku isoko ry'umurimo bihagaze, ku buryo ushobora nawe kumenya nyine bati ibintu bimeze gutya, nanjye muri icyo ngomba gukora ni iki ngiki, kugira ngo uzasohoke noneho uhitane bati uhitane noneho kujya hanze ku isoko ry'umurimo nanjye nkahangana n'abandi. Industrial attachment ifasha umunyeshuri kubaka umubano hagati n'abandi kandi ikamufasha kwitinyuka no kumenya uburyo ki yakemura ikibazo gihuye nacyo ari mu kazi. Ikindi nakongeraho nyine industrial attachment nyine hari ibintu byo gukora nyine nk'ahantu waba ufite wabona nyine ufite umuhate mu byo ukora, ubasha no kugukora uhagaze. Ushobora gusoza kwiga ugatanga ikintu gukora nka stage, hari gukora ibintu byinshi bitwa mu gukora zikora ukamenya n'akazi. Bishobora gufasha umunyeshuri Barakoze cyane, batubwiye ko yanabafasha ngo guhita babona akazi, dore ko biga no mu rwego rwa gatanu bagiye gusohoka bakajya hanze wenda bakomeza kaminuza, kandi hari n'igihe bayiga banakora biba bikenewe n'icyo umuntu yigira nk'abantu nkatwe tuba twigana na tekinike. Nibyo birumvikana cyane ko akantu k'akazi kaba gakenewe. Twakomeza tuvuga ese ni ibiki ubona byashyirwamo imbaraga nk'abantu mwakoze stage, si n'ubwa mbere mu reform mwari mwakoze na leta n'iyanyu isoza kuko mugiye gusohoka mujye hanze. Ese ni iki mubona cyashyirwamo imbaraga igihe mwahereye mukora mwakoze move zigiye zitandukanye? Ese ni iki mubona cyashyirwamo imbaraga haba ku bategura industrial attachment aribo RTB no mu makampani mukoreramo imenyerezamuntu? Akoze icyo twumva nyine cyakongerwamo imbaraga, ku ruhande rwanjye numva hakongerwa igihe cyo gukora iyo industrial attachment, kuko byibuze usanga dukora nk'ukwezi kumwe, kandi akenshi amahitamo tuba twarakoze yo kuza kwiga umwuga akenshi tuba dutekereza ko ari umwuga n'undi ubu nyine uzadutunga. Niyo mpamvu ibintu by'ubuzima bwacu twita nk'aho ari iby'ubuzima bwacu bwose twagombye kubyongeramo igihe kugira ngo tugere metirize nyine n'icyo gihe kizajya kugera tujye gusoza ya stage twakoze. Mu kwezi kumwe hari abo n'ubundi abakora ukwezi kumwe bikabatunga, hari abakora amezi atandatu nabo bikabatunga, ariko nyine bakatwongerera igihe bitabangamiye none porogaramu y'amasomo asanzwe, ariko nanone ikintu kikiyongera. igihe runaka cyakorwa cyashyirwamo imbaraga, hari igihe no muri stage nyine bitewe n'ahantu ukorera nyine ntibatume bisanzura ku bikoresho byabo. Nyine icyo kintu ugiye guhabwa nyine bagufasha bakacyongera imbaraga, umuntu wese nyine akabasha kwisanzura nyine aho hantu ari gukorera.
murakoze nanjye numva nyine bagabanya amafaranga bashaka abanyeshuri bajya gukora amasitaje kuko hari igihe umunyeshuri asaba sitaje bagashaka amafaranga menshi ntayabone bigatuma nyine adakora sitaje. na RTV nyine yagerageza hano gutya ku ishuri usanga hari ibikoresho tuba dufite kuko nyine usanga ibikoresho bari ku ishuri aba ari bikeya nyine akenshi ugereranyije n'ibyo dusanga hanze. nanjye mba nifuza ko wenda byibura bazajya bafata bakareba byibura mu bikoresho birimo birakoreshwa hano hanze birambuye ku buryo n'umuntu nyine nasohoka azajya hanze akazi ibyo bikoresho akabikoresha kuko hari igihe usanga ugiye gukora stage ugasanga ari ibikoresho bwa mbere ubibonye cyangwa se wabyigaga mu nyine mu manote n'icyako utaramenya uko bikora. ikindi cyo ni uko bazagenda bafatanya na gutya twaraje hano ndabona ku ishuri bagatumira byibura na kampani imwe byibura bazi ko ifite ibikoresho bihagije ikaba yaza ku ishuri nubwo ikakora n'amahugurwa nyine n'abanyeshuri n'abarezi bakabigisha nyine ko ibyo bikoresho biba biri hanze hano mu kigo tutaba tubasha kubona bikaba mu gihe bizagira akamaro kenshi cyane nko kubiga nka matirede ibikoresho umunsi ku wundi haza ibishya gukomeza. murakoze ikigo kigiye gushyirwamo imbaraga wenda ku mwanya w'amategeko bavuga nyine kuri arisacu ukamenya amasezerano yagiye akomeje hano mu gihugu ukumva wifuje kuyakoreramo ndetse ukabona n'uburyo ki bayakoreramo ariko wenda kumva ngo amasitaje mutanga cyangwa se wanakumva banagurisha muganga sitaje ku madikire utanze ijana na mirongo itanu nyine bikagutera kujya gukorera ahantu utifuza warangiza nyine ugize ikibazo no muri leta cyangwa imbaraga ikajya ibanza igahugura nk'abo bantu ukavuga ati abana bagiye gukora sitaje wenda mushyiriho amafaranga atazabangamira buri wese. Nanjye ntabwo naje kubibwira ibintu abantu babwiye nyine yakubwira ngo ibijyanye n'amafaranga y'amasitaje ntabwo gusaba sitaje ntabwo amafaranga menshi usanga bazana n'ishyura ku ishuri usanga ku kigo mugari n'amafaranga 100 kandi ku ishuri utanga 99 nk'atatu cyangwa angahe nyine leta igomba rero kubwira nk'abo bantu aya makampani atanga amasitaje bakagabanya amafaranga ya sitaje. hari n'amakampani usanga ujya gukoramo sitaje ugasanga nyine ibikoresho bafite wenda nabyo ni bike ntabwo bihagije bitewe n'abanyeshuri bafite kwiga nyine nashishwa nyine nabwira nyine sinzi ntabwo ikintu na kamwe leta yakora ni ukongera ibikoresho no ku mashuri nyine ni bikeya bajye bashaka ukuntu ibigo bya TVET bashaka kongereramo ibikoresho bifasha abanyeshuri kwiga. Yego murakoze mwese ibitekerezo mwagiye mutanga ndatekereza bari kubyumva. Ikibazo rero ngiye kubibariza ni akabazo nshaka kwibariza abakobwa bashiki bacu mugiye kutubwira ni izihe mbogamizi mwahuye nazo ariko mukabona izo mbogamizi nyine ni uko muri abakobwa nk'abakobwa biga mu mashuri y'imyuga ni izihe mbogamizi mwahuye nazo? Murakoze imbogamizi zaba twahuye nazo nyine ahantu uri gukora sitaje aba ari abantu batandukanye n'urugero ari abasore abagabo rero nyine bitewe n'ukuntu nyine bashaka kwaka serivisi nyine serivisi itari nziza nyine bashaka kugufatirana n'urugero nyine kubona serivisi y'igitsina ibyo rero ugasanga nyine ni imbogamizi twari duhura nazo. Ko wahuye nazo cyangwa no kubyumva? Ndabyumva njye ntabwo nahuye nabyo gusa ngenda mbyumva n'imihanda hatandukanye. Yego none se iyo uhuye n'icyo kibazo cyangwa se wenda ntabwo wahuye nacyo ariko harimo ashobora guhura nacyo dore ko hari n'abana benshi baba bitinya bavuga ntabwo twakiga muri ariya mashuri iriya myuga iragoye ni iy'abasore uretse ko twe ibyo twabirenze ari niyo mpamvu hano hari abakobwa benshi. Yego ndagira ngo utubwire ese ubaye uhuye n'icyo kibazo wakikuramo gute? Ndamutse mpuye n'icyo kibazo nyine nshaka kumubwira nyine umuyobozi udukorera nabona nta kintu nyine abikozeho yifashisha izindi nzego nyine za leta. Murakoze Jody nawe ni izihe mbogamizi nawe mwahuye nazo? Imbogamizi nahuye nazo ntabwo zaba ari iz'abakobwa gusa nk'uko babitubajije imbogamizi nyine zisanzwe imbogamizi baba bahuye nazo. imbogamizi zo ntabwo zabura wenda
wenda hari abantu bajya gukora bavuga ngo bagiye gukorera ahantu bikaba ngombwa ko bamara n'iminsi igera muri barara amajoro bagenda imbogamizi njyewe nizo nahuye nazo nyine bakambwira ati wowe urasigara aha ukorera aha ngaha kandi urumva wowe njyana nabo wenda gukorera aho handi wenda nko muri za Musanze uba narabonye nyine inyungu murakoze ngewe numva nta mbogamizi naba naragize wenda ikintu navuga wenda cyaba cyaranshabenze wenda ni amasaha yo gutangiramo akazi akavuga ati nyine bitewe n'aho nakoraga stage ntabwo narabyemeye ko ukuntu ariko akavuga ati wenda akazi gatugomba gutangira saa mbiri ugomba kuba wahageze kandi nimba umuntu aturuka adaturanye aho ngaho akorera stage transport kuba ari imodoka bimuha yigize n'igihe nicyo kintu cyakora murakoze cyane bashiki bacu reka dukomeze no kuri basaza bacu ese mwebwe ni izihe mbogamizi mwaba mwarahuye nazo aho mwakoreraga mu makampani muri iki gihe cya stage imbogamizi aho igihe ku giti cyanjye nahuye nazo rero ku kintu nyine cya transport buriya biba bigoranye cyane kugira ngo akenshi nyine abanyeshuri uzarebe nk'iyo ari nko mu gihe cyo gutangira umunyeshuri cyangwa agiye nko kujya ku ishuri akenshi hari ukuntu ushobora nko kujya gutega bikaba ngombwa ko bakubanza bakura umunyeshuri rero imbogamizi zabayeho twari twarabibyiza ku kamenyero ko kuvuga ngo abanyeshuri turabanza noneho wagera muri stage ugasanga siko bimeze hakaba wenda ikintu kivuga ngo ikarita y'ishuri irakonta ariko hari ahantu nyine baba bidakora icyo ni cyo kintu cya mbere transport biragoranye kugira ngo hari igihe nyine amasaha yo gutangira nk'uko mugenzi yabivuze amasaha yo gutangira akugomba ikindi kintu indi mbogamizi nahuye nayo muri stage mu buryo bw'imikoranire nyine n'abantu bo hejuru hari igihe ukorera nko muri kampani runaka ifite abayobozi bo hejuru noneho ugasanga umwarimu kwigisha nta hantu namwe ahuriye na nyiri iyo kampani ugasanga nyine ni wa muntu wishyura kugira ngo akwigishe noneho mwaba murimo kwiga bikaba ngombwa ko umuyobozi mukuru hari nka event runaka ategura agashyiramo umwarimu ariko nyine nkatwe abanyeshuri ntitube inshuti nyine ntitugire iyo communication ahandi hantu nyine nko muri event zikajyamo abo barimu kandi natwe nyine tuba dukeneye kumenyera tere biba bimeze kuko iyo umuntu yageze kuri tere n'ahandi usanga nyine ukuyemo communication nyine na babandi bantu n'aba bantu akenshi twese tuba tuvuga ngo dushaka kuzaba abantu bakomeye mu byo dukora nk'ubu ntawe bitashimisha cyane cyane nkatwe twiga multimedia kumva ngo nabaye ifoto ukomeye fotora abantu runaka rero iyo utageze kuri iyo tere ngo ushake niyo communication n'uwo muntu nyine wumva ushaka kuzaba nkawe cyangwa ushaka kuzakorera mu gihe kiri imbere ni biba bigoranye ni muri make ikintu nashatse kuvuga iyo imbogamizi njye nahuye nayo nuko abayobozi batatubishyiraga nyine muri gahunda yo kugira intege cyane byinshi mugenzi wanjye amaze kubivugaho nyine ibijyanye na transport ikijyanye na transport n'ikijyanye no kuba nyine kwa kundi nyine usanga nyine abayobozi bo hejuru wenda batashaka kugira icyizere ngo nabo batware nyine bacyo bakora abanyeshuri ikindi ni ikijyanye n'abakiriya abakiriya nyine bari abakiriya baba bafite imitima itandukanye hari umukiriya nyine hari abakiriya baba bagoranye nyine akenshi usanga nyine abashaka nyine ko umukorera ibintu ntabyishimire nyine ugasanga nta muntu nyine uri gusubirishamo ibintu ariko izo ndakeka nizo mbogamizi nyine nahuye nyinshi cyane n'izijyanye n'abakiriya ntabwo badashobotse ariko nyine nabo ukiga nyine kubana nabo ukabyihanganira tu ego murakoze cyane ibitekerezo byanyu mwese mwagiye mutugezaho ndashaka kubibariza ubu aho mugeze wenda imbogamizi mwagiye muhura nazo ariko twumvishe ko ari imbogamizi nyine zanahura n'abantu bose waba uri kwitoza kuba abakozi nabyo ni na byiza kuri industry attachment yego ariko icyo ngira ngo kanya mbabaze ese aka kanya aho mugeze ubu murashimira nde yego
mbere na mbere twashimira n'ubundi aroti ko nyine n'ubundi gahunda ya stage iradufasha uretse wenda n'ibyo bibazo bindi tuba twaragiye duhuriramo, ikintu nyamukuru yashyiriweho ni ugufasha nyine imyigire yacu. Niyo wa mbere dushimira, tugashimira n'ikigo muri rusange kuko nabo baba baradufashije bakaduha uwo mwanya, bagera n'igihe bakaza kudusura bakareba ese ibyo turi gukora biragenda neza. Ikindi kintu twashimira nyine naho tuba twaragiye dukorera, aho tuba twaragiye dukorera nyine nabo baba baragaragaje ubwitange cyane ko nabo ubwo ngubwo iyo tuvuye hano ku ishuri, abayobozi nyine b'ishuri ryacu ni nk'aho baba bahaye inshingano aho tugiye gukorera stage zo kudufata neza. Twafashwe neza nyine byinshi barabidufashije, nibo dushimira cyane, nabo turabashimira. turashimira n'ikigo cyari cyadufashijemo kugira ngo baba batwigishije nyine ibyo bazajya gukora muri stage, tugiye nta kintu tuzi yumva byagora nawe amakampani atwemerera nyine kujyamo kuko biba bishoboka ubwo umunyeshuri wakangiza ibikoresho ariko bakavuga ati reka tureke umwana yiyemeze. Ababyeyi nabo turabashimira, babitugiriramo bakayidushakira, baba bakwishyuza amafaranga umubyeyi akayatanga nyine akavuga ati umwana yige yongere ubumenyi ejo azavemo umuntu ukomeye, atazabura akazi akavuga ati iwacu ntabwo mwanyishyuye ubumenyi bwe. Rero nyine turabashimira cyane, abarimu baza kudusura bakamenya ati umwana yakoze gutya, ni ibi ngibi nzongeraho, ibyo batamweretse nzabimwongerera. ikintu cya mbere abantu bashimira ni ababyeyi, bo nyine babatumye baraje ku ishuri, badahari ntabwo byashoboka. Rero ababyeyi ni abantu ba mbere kuko nibo bagufasha nyine no kubona izo stage, amafaranga baba bakwishyuza n'izindi expense ugenda ukoresha n'ikindi. Abandi ni RTB barashyizeho nyine gahunda ya industry internship program bifasha kugira ngo tumenyereze umwuga. Abandi ni ikigo kuko aricyo nyine kigufasha no kugira ngo niba ari niyo baruwa nyine iri bujyane gufasha gusaba stage muri kampani, numva nabo bakorera ubwigenge kandi nibo bapereza n'ubumenyi bw'ibanze budufasha kugira ngo tugere hanze tumeze neza. Abandi bo ni amakampani tuba twagiye dukora nyine bashoboye nyine ko bashoboye bakadusangiza ubumenyi bwabo, ndetse kandi bakanatwihanganira ko ari igihe dushobora no kwangiza ibikoresho byabo, bakaba banatwihanganira. Ni abantu b'ibanze ngo bashimira cyane. turashimira RTB yashyizeho iyi gahunda yo kugira ngo umunyeshuri yige ubuzima, kandi ikindi cya kabiri nyine turashimira ababyeyi. Umubyeyi iyo umubwiye ati ngiye gukorera stage aha n'aha, kuko wenda kujya mu bihumbi 70-80 gutyo, ahita nyine nawe bimucira inzira akavuga ati amafaranga ni menshi, ariko byanze bikunze arayashaka akayabona. Rero nyine turashimira n'ababyeyi, kandi turashimira n'ikigo nyine, ikigo kidufasha kugira ngo igihe natwe twiga multimedia nyine tujya tugira chance tukajya kwiga, tukajya hanze tugahura n'abandi bantu, tukareba uko bikorwa, tukamenyana nabo, ikigo muri rusange turashimira. Koze nawe ndashimira ababyeyi bacu nyine barihangana, uvuga ati ukabwira n'umubyeyi uvuga ati mama nshaka gukora stage aha n'aha, nkaguca amafaranga nawe nyine akabona ni menshi, kuvuga ati ariko ugomba kuyashaka umwana wanjye akiga kugira ngo nawe azagire icyo yimara nasoza kwiga. Ikindi kintu nashimira ndashimira nyine babona n'ikibona amahoro nyine kugira ngo tumenye umwanya tujya kwiga. Nashimira nyine abatwara kuri stage bo bemera bakadufata nyine bakatwigisha nabo, kuko hari ukuntu n'ibyo gusaba nta stage usanga ntibanatanga stage bitewe n'ukuntu nyine bakora, ugataha ahantu twe ntabwo dutanga stage ariko nyine bakemera bakagushyigikira n'ubu ati ni wowe ukorera nga stage nawe nyine ndabashimiye cyane ntabwo nakora stage.
basanze ibintu bize wenda hari ikintu kiburamo bakaba bose ibi ngibi ntabwo mwabikora mushaka kuvuga ati turabikora nabyo bakazabyigishaho nyuma y'uko mwabimenye cyangwa se munashima na leta na RTP bakabiri bagatanga ibitero byose kwiga nyine yego murakoze cyane ndabashimiye umwanya wanyu ikiganiro twagiranye njyewe ndabashimiye